Hello guys, uyu ni Igiraneza Yves the Professionals. Ugarutse nk'ibisanzwe banje kohereza ikaze abantu bashyashya kuri iyi channel yacu ya The Professionals, bahaye ikaze kandi abantu dusanzwe tubana ndabashimiye cyane ko n'uyu munsi tugiye kubana mu kiganiro cyiza nabateguriye rero gifite topic ivuga ngo tips for the professional closing. Turaza kurebera hamwe tips 11 cyangwa se utuntu 11 dushobora kugufasha kujya ukora closing nziza mu buryo buri professionnel. Closing ubundi mu ijambo ry'ikinyarwanda bishatse gusobanura gufasha umuntu gufata umwanzuro. Aho rero tuzaza kurebamo yuko bizamo gukemura imbogamizi zimwe na zimwe abafite, kumufasha gukemura zimwe mu mpungenge abafite nyuma yuko wamwigishije business, nyuma yuko agira amakuru cyangwa se information ziri mu detail ku business yawe. Hari igihe usanga noneho uyu muntu akeneye ko hari ibibazo bimwe na bimwe akubaza ukamusubiza, ukamufasha gukemura imbogamizi zose yaba afite kugira ngo atangire business. Icyo kiganiro rero nicyo twita closing. Tip ya mbere nakubwira ugomba kubanza kumenya kuri closing, cyane cyane nko mu gihe uri mushyashya, ariko ntabwo ibi bireba umuntu mushyashya gusa, ahubwo n'umuntu usanzwe aba bikeneye, kubera ko biba byiza cyane ko mu gihe urimo uratanga closing ku mugesti wawe, ntabwo umugesti wawe biba byiza yuko yaba yageze kuri office ya kuri training center, cyangwa se uri kumwigishiriza no mu rugo wenda online, wenda ari hanze y'igihugu cyangwa ari mu ntara, ariko ntabwo bikwiriye kumwigisha uri wenyine. Abakeneye ko mu gihe cya closing habonekamo akantu ngiye kubanza guheraho kubabwira, akantu kitwa ABC rule. Master the ABC rule cyangwa se edification. Uburyo wowe ushobora guhuza mugesti wawe na upline wawe na sponsor wawe cyangwa se na mentor wawe, mugenzi wawe wo muri business ubikora neza. Ukaba wabahuza nawe akagira ijambo amubwira, nawe akagira ikintu yumva kimuturutseho, mugakora mbega three way call cyangwa se ushaka gukora conference call muri makeya, wenda mu gihe umuntu ari hanze atandukanye. Niyo muri kuri training center ushaka kumuhuza n'umuntu aho hafi wari wamwigishije, ariko hafi yawe uri kubona mu upline wundi udahuze cyane, ushaka kumusaba time ukabahuza nibura iminota 2. Uwo mu upline uri hafi umumenta nawe ubikora neza, akagira ijambo rimwe amukubwirira. Birafasha kuko burya iyo agiye yumvise abantu benshi bagiye batandukanye, ibyo bintu biramufasha cyane kuruta uko yagenda yumvise we wenyine. So rero ujye masteringa kano kantu kitwa ABC rule. Wowe ni ukuvuga ngo tuhinduka ikiraro gihuza wa mushyitsi wawe, mu prospect wawe, mu guest wawe witabire presentation, no mu upline wawe cyangwa se umu sponsor wawe, cyangwa se ashobora ko ari umu close line ariko mukorana business ubikora mu buryo bwiza, akagufasha muri ubwo buryo bwa closing. Birafasha cyane. So rero wowe noneho tugiye kwivugira mu gihe wowe sasa no wowe wenda ugiye gukora closing, nizihe tips ushobora kwibandaho. Nayo mbanje guhera mu kantu kuko ushobora kuba wenda uzi kwigisha gusa utaramara kugira no buhamya bwiza, utaramara kumenya uko wakwikorera closing, wenda urimo urashaka kumuhuza n'umuntu, cyangwa se uzi no kubukora wari wanabukoze ariko ushatse kumuhuza n'undi muntu kugira ngo basi yo gutaha yumvise umuntu umwe gusa, yumve n'abandi babiri batandukanye. Rero noneho tip ngiye gutangira kwinjiramo neza, noneho ni tip zagufasha nawe urimo urakora closing. Ni biki byibanze ukeneye kwibandaho byagufasha ugakora closing nziza. Ikintu cya mbere rero kiravuga ngo collect the big testimonies in your company. Gerageza ubanze uhuzahuza ubuhamya bugiye buri big, gira nk'ubuhamya bugera nko mu 10, ubwo utu video, ubwo amafoto wenda ugiye ufite before and after, umuntu uko yari ameze runaka dore uko asigaye ameze. Hari abuzi bacuruzaga meet you, dore uko ubuzima bwabo bwahindutse, baguza imodoka, baguza amazu. Hari abuzi bacuruzaga ibiraha n'amacapati, ufite foto zabo za kera. Abari abanyeshuri muri za kaminuza, dore after yabo, ndetse n'ibyo bamaze kwachivinga, bamaze kugira mu modoka, amazu, bamaze kugira ibikorwa bageraho, bamaze gusigaye batembera mu ndege, ibintu nk'ibyo ngibyo. So hari abuzi bari abaganga, urabafite bambaye n'amataburiyo bigaragara ko bari mu kiganga, dore ahandi basigaye bari. Hari abari abakanishi bafite na ponseze barimo bakata rwose before zabo, ukabona ubuzima bwabo bwarahindutse. So ugiye ufite no gucollectinga izo big achievement, big testimonies zitandukanye, either ku ruhande rwa business, kubiteje imbere mu bijyanye n'amafaranga, ndetse no ku bantu bakize indwara ku bijyanye na product. Ugacollectinga izo testimonies zose ukaba uzifite, ukaba ufite ubwo buhamya bugiye butandukanye bw'abantu bateye imbere, bw'abantu business yagizeho impact nziza mu buzima bwabo, ukaba ubufite. Icyo ni tip ya mbere yazajya igufasha. Noneho ushobora no kurenga n'urwo rwego rwo kuvuga ngo uri gucollectinga mu Rwanda gusa, ahubwo ukanamenya no muri Kenya turabafite, muri za Uganda, ugacollectinga izo achievement, utu video barimo babyivugira, amafoto yabo barimo babigaragaza ko nta handi babikuretse muri company yacu. Abo muri Philippines se bagiye bagura n'indege, abubatse ama etage, ama apartment ya danger,
ubwo buhamya bwose ukabukorekitinga ukaba ufite hafi yawe muri telefone yawe, muri mashine yawe. Icyo ni kimwe mu bintu bya mbere byagufasha kuba uri umuntu witeguye gukora closing nziza cyane. Then tip ya kabiri, mu gihe urimo urakora closing, you guys, gerageza uze no kwibanda ku kantu ka supporting system. Ereka uwo muntu wawe yuko harimo n'ubufatanye. Erega nta muntu udakunda gufashwa, cyane ko iyo azi ko agiye kujya ahantu hambere, ahantu mbega ari ubwa mbere, ibintu agiye kwinjiramo ari ubwa mbere, akeneye kumva basi umubwira ati tuzagufasha. Hari ibintu utazakora wenyine, humura, nuza tuzakwigishiriza abantu, kuko afite ubwoba bw'ukuntu azajya yigisha abantu akabakumvika. Wenda asanzwe ari n'umuntu udakunda kwigisha abantu, mwereke ko nibura uzamufasha. Numuha icyo cyizere cy'uko uzamufasha kumwigishiriza abantu, uzamufasha muri closing, mu kumutangira ubuhamya, ko arya avuga ati suba abantu bazinjira nta kintu ndageraho, ubwira ati aho tuzajya tugufasha. Nakenera ubuhamya nge ndabufite, nakenera ubuhamya tuzamuha ubwa bagenzi bacu nabo dukorana barabufite, aho tuzafatanya. Mubwira ati abantu se uzabashaka wenyine, nanjye nshobora kumubona mbere yawe nkamushyira munsi yawe. Ubwo bufatanye arabukeneye. Mubwira ati product ntabwo uzazicuruza wenyine, tuzakwereka uburyo tuzicuruza, yaba ari dukoresha imbuga nkoranyambaga, yaba no mu buryo najya gukorekta n'abandi bakiriya banjye nkuko nsanzwe ngiyewe mbafite benshi. Nyine uko ugenda umwereka icyizere cy'ubufatanye, mwereke ko muzamuha amahugurwa kandi ku buntu azatuma nawe azavamo umuspeaker mwiza w'ahazaza. Icyo cyizere cyose ugenda umuremamo cy'ubufatanye kiri mu bintu bikomeza kumwumvisha ko business nawe yaba yisanga muri yo mu gihe yaba atangiye. Then tip ya gatatu iravuga ngo ereka umuntu legality ya company, cyangwa se ereka umuntu yuko company ifite ibyangombwa byuzuye. Nyine umwereke icyizere cy'iyo company yamuhereza, ko atari nka za scam igiye kumuscaminga ikayitisha bakahita bayifunga mu mwaka umwe, bakahita bayifunga mu mezi angahe. Ese nikiri kumwereka kiri bumwereke credibility ya company, legality. Mwimubwira ati enda company ifite ibyangombwa ibi n'ibi, mwereke icya RDB, mwereke icya FDA, mwereke icya Minisante, mwereke ibya Rwanda Revenue ko mutanga n'imisoro. Ibyo bintu byose ukeneye kuba ubifite hafi, ukerekana legality ya company yawe. Icyo ni ikintu cya mbere, nacyo kizagufasha mu gihe cya closing. Akandi kantu rero namwe kazagufasha cyane mu gihe cya closing, ni tip ya kane, ni safe features. Kwereka umuntu bimwe mu bintu bigaragara muri DTC yawe. Ushaka kuba wenda warakoze screenshot, cyangwa se ukaba ufite na online ufiteho amayinite, ukaza kwinjira muri DTC yawe abibona, ukamwereka uko ushyiramo username na password, mukinjiramo, ukamwereka dashboard yawe, ukamwereka amafaranga uko yinjira nuko tuyabikuza, ukamwereka uburyo bwose abona structure yubatsemo. Nimba ufite rank ukabereka ati ni ranka dore gutya na gutya. Iyo ugize utuntu duke umwereka, si ngombwa ngo ujye muri details zose. Kandi none ahangaha munyumve neza, birareba umuntu ufite nibura na result zishobora no kuba hari ikintu zakumvisha umuntu akaba interested. Ntabwo ari buri wese uzerekana DTC, uzerekana DTC yawe irimo 0, wenda wabwiraga umuntu ko umazemo wenda amezi 5 kuzamura, ntabwo byakomveka. Ariko hari bamwe mu bantu bashobora gukoresha izo DTC, cyangwa se ukaba wanakoresha DTC ya upline wawe, wereka umuntu proof uterekanye yawe yose. Icyo ni kimwe cyagufasha. Ariko abantu bakeneye kujya bamenye ngo se ntanga amafaranga ko kubundi iyo system ibaho. Niyo mpamvu uba ukeneye ko sometime ushobora no kumwereka some features zigaragara muri DTC yawe cyangwa se muri system ya upline wawe. Then tip ya gatanu rero nayo ikavuga ngo payment system. Ukeneye kubwira umuntu uburyo mwinjizamo amafaranga, uburyo muhembwamo. Mwanze umusobanurire yuko hari banki kwanza, amafatanyabikorwa company bifite hari banki. Nimba mukorana wenda tuvuge na GT Bank na Eco Bank, umuntu agenda agafunguza konte muri Eco Bank cyangwa GT Bank, ubundi akayizana bakayimuhuriza na system, ubundi akajya yibikuriza ku giti cyiwe. Wabikuza, hakaba hari daily payout system, buri munsi ukaba ushobora kubona amafaranga, atari amafaranga tubona rimwe mu kwezi, atari amafaranga tubona rimwe mu minsi 15 cyangwa rimwe mu cyumweru. Ako kantu nako kazaba ki yo gutuma umuntu afata umwanzuro byoroshye, kumva ko yajya yihemba na buri munsi, kandi uzaba umubwije ukuri, kumva yuko amafaranga ye wazajya aca kuri banki atari amafaranga ahererekanywa mu ntoki cyangwa se ngo bice kuri telefone, bya bindi biba bidafitiwe icyizere. Muri make ni amafaranga bifite inzira binyuramo, bica kuri banki ukibikuriza mu buryo buri smart. Icyo ni ikintu kizamufasha cyane kwizera business. Kindi musobanurire ko business mu gihe turi kwinjiza amafaranga, turimo turabikuza amafaranga, hari n'umusoro dusora ahabugenewe, ku buryo ibikorwa remezo by'igihugu bikomeza gutera imbere bitewe nuko natwe tubigiramo n'uruhare, tugatanga n'imisoro. Muri makeya umukozi wacu wese, mu network marketer wese, hari umusoro agenewe nawe gutanga mu gihugu ahabugenewe.
icyo nacyo numubwira ko hari imisoro dusora. Hari abantu buriya bakunda ibintu kubanza bakamenya bagacukumbura nimba byizewe, kandi abantu bazi ubwenge bose bazi ko nta business ibaho idasora. Iyo business byanga bikunda yaba ifite igihe gitoya. Numusobanurira ko natwe rero nubwo turi network marketing abantu benshi batazi ko wenda hari dusora, ariko musobanurira ko dusora, ibyo byose nabyo biri muzazamura icyizere kiwe. Yaba ari product zacu zose tuguze hariya dukakora reorder zirasora, ubaye ufite na facture gatoya wayimwereka hariho na ABM byose tax akabyibonera, ndetse no muri systeme washaka ukamwereka encashment uburyo tubikuza, hakagira n'umusoro bakataho, tukagira nayo turetira. Ibyo ni ibintu bizagufasha kuba wa muntu yakwizera kurushaho business agiye kujoininga. Tip ya gatandatu rero ikavuga ngo your upline, sell your upline, your mentor, your close line. Gerageza noneho ucuruze. Ahangaho ugiye nko gucuruza upline wawe, cyangwa se ugira ibintu byiza uvuga ku buhamya mbega ufite kuri upline wawe, ku mu close line wawe se, ku mu mentor wawe muri network marketing. Gira amagambo muvugaho yacuruza. Vuga ati urabona uyu mugabo uyu nguyu uri kubona hano asigaye yibera wenda i Burayi, ni umwe mu ba upline bacu, wenda yatangiye business ari umunyeshuri muri KIST, ariko uyu munsi asigaye yibera i Burayi n'umuryango we, bameze neza, bafite amazu menshi bagezeho hano mu Rwanda, ndetse n'ubuzima bayeho bwose i Burayi babikesha iyi business. Ibaze nawe niwinjira muri iyi business muri team y'uyu mugabo, you are the next kuzaba wibereye mu bihugu bitandukanye wumva wifuza kubamo n'umuryango wawe mu minsi iri imbere. Numva hari nk'amagambo waba userinze kuri upline wawe. Hari quote ivuga ngo fact tells but story sell. Igihe cyose uri kubwira umuntu details information zisanzwe, yego bizagira icyo bibwira umuntu, ariko ikizacuruza cyane ni story uzamubwira. Mubwira ati byo nakubwiraga noneho dore ababikoresheje bamwe na bamwe, dore aho bavuye aho bageze. Iyo story azayumva cyane no kurusha ukuntu bamwigishije details zindi zose na information zindi zose. Abantu bakunda story rero, make sure ko hari ukuntu ugerageza kubamo mwiza, ukaba mu good storyteller kurusha uko wari umeze ejo hashize. Then hanyuma rero tip ya karindwi ikavuga ngo your team, selling your team vision and mission. Gerageza uvuge kuri vision ya team yawe, ku cyerekezo cya team yanyu, kuri vision ya team yanyu no kuri strategy ya team yanyu. Gerageza ugire ibintu uvuga about your team vision. Mwereka ati twebwe ahantu turi kugana n'abantu dukorana nuko 2030 sasa twarafashije aba miliyoneri, abantu benshi barenga 1000 kuba aba miliyoneri. Ubwo ndi kuvuga vision yanjye na team yanjye, ntabwo nzi naho uzamuseringaho vision yawe, cyangwa ushaka no kumuseringa vision ya team ya The Professionals nimba nawe uyibamo, ntacyo bitwaye. Ubwira ati iyi team intego ifite cyangwa se icyerekezo ifite nuko 2030 bazaba hari abantu barenga 1000 batunze amamodoka yabo, batunze amazu yabo, babikesha ko bakoranye n'iyi team. Urumva hari ukuntu uri muraseringa icyerekezo cya team yanyu na mission, ndetse na strategy, ukagenda no komoza no kuri strategy zitandukanye. Reka ati iyi team dufite intego yo kujya dufasha abantu bari mu bihugu bitandukanye, tukabashyiraho online strategies, buryo bashobora gukurikirana training bibereye hanze, buryo bashobora gukurikirana presentation bagatumiraho n'abantu babo bibereye hanze. Ubwo ni igihe waba uri guseringa strategies, umwereka ko nubwo yabataboneka buri munsi, ariko strategy mufite we na team yawe n'ubundi yamufavoriza gukora business kandi akagira benefit abikuramo. Rero urumva uzaba uri muraseringa strategies, then useringe kuri vision no kuri mission. Then tukagera noneho kuri tip noneho ya 8 iri kuvuga ngo timing. Timing rero bishatse kuvuga igihe umaze muri business. Igihe umaze kuri business nacyo ntuzibagirwe kukivuga mu gihe uri closinga cyakora umuti. Tuvuge nimba uri umuntu ugitangira, ushobora kubiseringa ukavuga ngo nkanjye noneho nk'umuntu ugitangira nta kandi kazi kenshi ndagira, ikindi mfite inyota yo kubaka team ikomeye cyane nini cyane, byaba ari amahirwe yawe uramutse ujoyininze, kubera ko abantu bose bandi mfite ndimo ndatagatinga gushyira munsi yanjye mu kubaka ya organisation yanjye, bose bamanukira munsi yawe. Waba uri uwa mbere umfatiyeho, abandi bose bakamanukiraho. Urumva ko uri guseringa timing yuko uracyari mushyashya, ariko ni amahirwe y'uwo mu guest wawe watumiye ko aramutse kujoyininze abandi bantu bose utagatinga kwinjiza bazajya munsi yiwe. Urumva userinze ko ukiri mutoya ariko biri positive. None ushobora no kumaza igihe kinini nabyo rero ukabigira positive, ukabiseringa ukavuga ati nkanjye umaze imyaka 6 muri iyi business, yaba ari amahirwe yawe uramutse ujoyininze, kubera ko I have a lot of experience muri iyi kariyeri, mfite experience ikomeye cyane muri iyi kariyeri, ku buryo nzagufasha nawe ugatera imbere we mu gihe gito cyane kirenze n'icyo ngewe byantwaye
kubera ko wowe noneho uzaba utangiriye ku muntu ufite experience bitandukanye nanjye watangiriye ku muntu wenda udafite experience. Ikindi mfite ubuhamya uyu munsi buzajya budufasha mu gihe turimo turaganiriza umuntu wawe tukamwereka naho iyi business koko yangejeje, bikamufasha nawe kwita atangira business by'ako kanya cyangwa se byihuse cyane. Urumva ko rero nk'aho ngaho hose wagenda useringa bijyanye na timing. Ikindi timing ya company yawe nayo ushobora kuyiseringa ukavuga ati nka company yacu imaze igihe kingana iki ngiki yose ikora ku rwego rw'isi, imyaka 18 ikora ku rwego rw'isi, imaze imyaka irenga 5-6 ikora mu Rwanda. Urumva ni ikintu waseringa, abantu bakumva credibility, bakumva stability, bakumva icyizere kiriyongereye kuri business yabo. So turenze aho ngaho ku kintu cya timing rero turajya kuri tip ya 10 ivuga ngo product. Vuga kuri product, ibyiza bya product yawe, byumvisha umuntu yuko koko za product mufite zirakenewe kuri market yo hanze, zirakenewe n'abaturage bose dufite aba mu Rwanda yaba nahe, nta nubwo zigera ziburirwa isoko kubera ko ubuzima nta na rimwe buzabura kuba bukenewe. Igice cyo cyose ubuzima buzaba bukenewe, amagara y'abantu azaba akeneye kwitabwaho, yaba none yaba no mu gihe kizaza. Rero gira utuntu uvuga twadanje kuri product, gira testimony, mwereke n'utuvideo tw'abantu bitangira ubuhamya bakize biturutse kuri product zacu, bizakura attention yiwe yumve ko nawe yarushaho kujoininga business. Hanyuma tip ya nyuma rero ngiye kubabwira ni tip yitwa positioning. Noneho ereka umuntu yuko no muri positioning mubwira ati dore hano no nshaka kugushyira, mfite abandi bantu batatu nabo bapendinze nzahita mushyira munsi, uvuge nko kuri Spirov. Iki kintu abantu bakunda kumva ko naramuka atanguranwa akatangira uyu munsi hari undi muntu uzahita uza ejo hazaza. Seringa ako kantu, kandi wenda ntukaba ubikora unabeshya, jya uhora buri gihe ufite abantu benshi bapendinze. Ntuhora ufite abantu benshi bapendinze, uzaseringa iyo story yuko ufite abandi bantu bapendinze bari bute bajya munsi y'uwo muntu, kandi kuko bizamufasha ahite nawe afata umwanzuro yihuse, abishyiremo akabaraga, niyo yaba nta mafaranga yari afite leta agenda ajye kuyaguza kugira ngo atanguranwe. Ibyo bizamufasha rero gutangira business vuba, kandi nawe bizagufasha guhora ufite sign ups nyinshi muri team yawe. So ndasoje, nizeye ko hari ikintu wigiye gikomeye cyane mu buryo wakora closing nziza, ukabona abantu benshi ba joininga business yawe, ukabona abantu benshi bafata umwanzuro wo kuba part of your business, part of your network. So tubwire muri comment rero ikintu kigufashije, tubwire icyo wajya gukora nabi, tubwire n'ikintu ugiye guhindura. Kandi nimba ari ubwa mbere tubanye, muhaye ikaze rwose, kora subscribe kugira n'ibindi biganiro byose bizajya bica kuri iyi channel ujye ubibona mu ba mbere. Kandi wibuke gufata link uyisharinga abafite ibikorwa bawe bose kugira ngo nabo bagire ikintu bigira muri iri somo nari ndimo ndabahereza. Ndasoje rero, tuzabona rero mu kiganiro cy'ubutaha. Ndabakunda cyane. See you at the top. Thank you.